save the lost and get glory to yourself. We ask in Jesus Christ's name, amen. Nk'uko bisanzwe uyu munsi turabwira ku nkuru umuhanuzi Imana yatwereje muri kino gisekuruza cya nyuma ariwe William Branham atubwira mu kibwiriza yabwirije mu 1960 tariki 17 z'ukwa kane akita Go Tell cyangwa se genda uvuge. Umuhanuzi w'Imana William Branham atubwira ko yigeze gusoma igitabo kivuga ku muhungu muto winjiye mu irushanwa, kandi muri iryo rushanwa niho hantu honyine yari yiteze amahirwe yo kuba yamenyekana, kuko mu by'ukuri yahoraga byifuza ko izina rye ryabasha kumenyekana mu gace yari atuyemo. Mu by'ukuri buri umwe wese wari ugize iri rushanwa yifuzaga kuba yamenyekana ndetse akanaryegukana. Muri iryo rushanwa umuntu washoboraga kuba yabika mu mutwe we ijambo banga cyangwa se password cyangwa icyo twita mu gifaransa mot de passe, akayibika paka yirutse agatanga abandi ku muryango. Yashoboraga kuba yafungura urugi akoresheje iyo password, ubundi urinda umuryango nta kabuza akamureka kinjira. Birumvikana kuri buri wese ko washoboraga kuba yagera ku muryango mbere niho yashoboraga kwinjira muri uwo muryango kandi akaba yegukanye intsinzi. Mu by'ukuri ibyo ngibyo ntabwo byari ibintu byoroshye kuko byananiye benshi cyane, ndetse yari amarushanwa ngaruka mwaka. Ntabwo byari byoroshye, niyo mpamvu uwashoboraga kuba yakinjira muri uwo muryango nta kabuza yagombaga kwita ab'icyamamare. Muri ako gace yari hatuyemo umusore umwe, nawe nta kabuza yifuje kuba yakitabira ayo marushanwa. Uwo musore igihe amarushanwa yari ategerejwe kuba yaba, yagize igihe gihagije cyo kuba yakitegura iryo rushanwa, ndetse yari yizeye kuko yari abangutse mu kwirukanka ndetse yizeye ko abandi bose azabasha kubasiga. Mbere y'uko irushanwa ritangira yagize igihe gihagije cyo kuba yakwitegura, akora imyitozo umunsi ku munsi yo kwirukanka, agakora imyitozo ngororamubiri, amapompaje ndetse n'ibindi byinshi kugira ngo akomeze ibihaha bye, kugira ngo umunsi azaba yirukanka azashobore kurwanya umunaniro. Uyu musore yakomeje kwiga amayeri yose ukuntu azatangira kwirukanka ndetse n'amayeri azakoresha kugira ngo azasiga abandi bazaba bari muri iryo rushanwa, ndetse yiga ukuntu azahumeka igihe azaba ari muri iryo rushanwa ari kwirukanka. Yiga uburyo bwose ndetse n'amayeri yose azakoresha kugira ngo abe yasiga abandi maze yegukane iryo rushanwa. Igitondo kimwe iryo rushanwa ryari rigiye kuberaho, mu by'ukuri aho ngaho irushanwa ryari rigiye kubera hari huzuye imbaga nyamwinshi y'abantu bari baje kureba iryo rushanwa. Abari bagiye kwirukanka muri iryo rushanwa barimo baragera mu 150 bari ku murongo biteguye kuba bakirukanka. Mu by'ukuri wa muhungu wavuzwe haruguru nawe yari aho ngaho yiteguye kuba yakirukanka mu irushanwa abandi bose, afite umubiri mwiza, atabyibushye ndetse atanananutse, kuko yari yariteguriye irushanwa ku buryo buhagije, kandi cyari igihe cyiza ku buryo bwe kugira ngo abashe kuba yagaragaza ibyo yari yaratojwe ndetse nawe ubwe yari yaritoje. Nuko bakomeza guhagarara aho ngaho ku murongo bategereje ko ubifite mu bubasha bwe abasha kurasa isasu hejuru maze abirukanka bakirukanka. Mu by'ukuri wari ubifite mu nshingano ze yarashe mu kirere, ubundi irushanwa riratangira. Abiruka barirukanka, noneho wa muhungu we ibyo yari amaze iminsi yitoza nta kabuza yagombaga kuba yabigaragaza ndetse akabishyira mu bikorwa. Yahise asimbuka biteye ubwoba bwo muri metero runaka imbere y'abandi bose, atangira kwirukanka mu muvuduko uteye ubwoba rwose. Mu by'ukuri yasize abandi nk'aho batari bari mu irushanwa rimwe, ndetse yaje kuba yagera kuri final destination cyangwa se aho yagombaga kuba yajya, kuri wa muryango twavuze haruguru wabaga ukeneye password. Yagezeyo nta n'undi wenda wabuganya kuba yahagera. Ariko mu by'ukuri nyuma y'aho ngaho ntabwo byaje kuba inkuru nziza nk'uko twabitangiye. Mu by'ukuri twibukiranye, uyu muhungu yabashije kwitoza bihagije, akora imyitozo ngororamubiri, yagerageje ibishoboka byose kugira ngo abashe kuba yakegukana irushanwa, kandi yari ari mu nzira yabyo koko. Ariko nubwo yari arakoze imyitozo myinshi, yaje kuba yakibagirwa ijambo banga cyangwa se password. Mu by'ukuri yibagiwe ikintu cy'ingenzi kuko ntiyashoboraga kwinjira aho ngaho nubwo bwose yari yabaye uwa mbere. Ntiyashoboraga kwinjira muri uwo muryango twavuze ruguru kubera ko uwo muryango wari ukeneye password kugira ngo winjiremo. Kandi twibukiranye ko washoboraga kuba yakinjira muri uwo muryango niwe washoboraga kuba yakegukana intsinzi y'iryo rushanwa.
Yakomeje kwizengurutsa aho ngaho agerageza uburyo bwose yabasha kwibuka ijambo banga, ariko mu by'ukuri byarananiranye. Aguma aho ngaho ababaye yibaza ibibazo byinshi, agerageza uburyo ki yabasha kwibuka iryo jambo banga kugira ngo abashe kuba yakinjira muri uwo muryango. Mu by'ukuri uriya musore mutoya yitaye mu byo kubaka umubiri ndetse no gukora umubiri, imyitozo myinshi yo kugira ngo azabashe kwegukana ndetse asige n'abandi mu irushanwa, ariko iby'ijambo banga ntiyigeze abyitaho. Birumvikana kuri wowe ukurikisha Ijambo TV muri kano kanya ko yakomeje gutegereza ndetse no gushakisha uburyo ki bwose yakibuka ijambo banga, ariko birananirana kugeza ubwo na babandi batari birukanse neza babashije kuba bahamusanga. Turabizi twese irushanwa ni irushanwa. Birumvikana ko nta kabuza wari umukurikiye yaraje ashyiramo ijambo banga rye cyangwa se password, ubundi arakomeza arinjira ndetse yegukana n'irushanwa. Kandi mu by'ukuri turabizi ko nubwo yari yegukanye irushanwa uwo nguwo atari we wari wirukanse neza, ariko wari wirukanse neza yibagiwe ikintu cy'ingenzi cyari kumuhesha intsinzi ndetse no kwegukana irushanwa, ndetse akabasha no kumenyekana nk'uko yari yarahoze abyifuza kuva kera. Umuhanuzi Imana yatworeje muri kino gisekuruza cya nyuma ari we William Marion Branham, nyuma y'iyi nkuru nziza tubwiye, yanzura agira ati mu by'ukuri ni nako bimeze muri bino bihe bya nyuma. Ati twebwe twitaye ku kubaka amazu meza maremare ndetse n'insengero zisamaje, ati ndetse no kugira insengero zitatse neza, ati ndetse no kugira abacuranzi bazi gucuranga neza, ati abavugabutumwa batojwe neza, bize neza, bafite za PhD ndetse n'impamyabushobozi z'ikirenga muri teolojiya. Ati ariko mu by'ukuri nitwibuke ikitwirukansa ndetse n'aho tugana ntituhazi. Ati icyo nicyo kibazo mu by'ukuri dufite twebwe abakristo, twibagiwe ijambo banga ariryo password. Ariko mwene data mushiki wanjye wewe ukurigisha Ijambo TV muri uyu mwanya, reka njye nawe dushyire Kristo ku mwanya wa mbere. Icyo nicyo kizaba ijambo banga rizatwinjiza muri kiriya gihugu cyiza twateganyirijwe. Byaba bibabaje njye nawe tugeze kuri uriya muryango tukabwirwa ko ijambo banga tutaryibuka. Ni ukuri iby'isi byose birashira, ariko ubutunzi bwo mu ijuru nibushira. Mureke tubike ubutunzi bwacu aho ngaho hatagera inyenzi n'umugese nk'uko Bibiliya bitubwira, ubundi dufatanyirize hamwe gukorera Imana ibyiza ndetse n'ibiyishimisha. Nta kabuza tuzagera mu ijuru, mu gihugu twasezeranijwe. Imana ibaho umugisha. Shalom.